Ndabasuje nitwa Disboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze. Guys, reka turebere hamwe urugendo Kigali Huye, urugendo rurimo gukorwa n'abasore bagiye batandukanye, harimo abasore cyane mwamenye ku izina rya Kembo Olomide na Shema Patino. Abo bose n'abakomediye cyangwa se abashusha rugamba b'abafana b'amakipe agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndahera ku izina rya Shema Patino, niwe murimo kureba cyane, arimo gukorera urugendo Kigali Huye, hakaza n'umusore witwa Kembo, akaba nawe arimo gukorera urugendo rw'amaguru Kigali Huye n'amaguru, hakaza n'umusore ufana ikipe ya APR mwamenye cyane, bamwe bamwita umusazi ariko ni ibintu byiza cyane beza kumwinjiriza bakamwita Olomide. Guys, reka turebe video Kigali Huye barimo kugenda n'amaguru. Ese ibiki birimo kubaranga aba basore bagiye batandukanye, dore ko bahuriye hamwe kuri channel ya Patino, ubu barimo gukora live mwabareba cyane. Ni kwa Disboy w'Abanyarwanda.